ubu se ninde gutekera Eh? ubu ninde gutekera guteka ntabwo birapfana iragufubana none se ubu mbese niwe witekera none se wantekera ni nkani nese ubu pe ujya muziko ukabasha gucana umuriro ugateka ibishyimbo yaba ari ibyo ngibyo byo ni ubwenda guteka ubu uritekera injira urebe ko nta safuriya bazarambeye ubu umenya injira gutora mu nzu ibishyimbo urebe ko nta safuriya iri kuzira umenya gutora ibishyimbo ugayishyiraho ukaza kugereka ukagira ndatekana singereka ndatekana ntabwo utocyushya mbere ntora ibishyimbo ngashaka n'ibyo ngerekaho ngatekana ndatekana singereka none se ngereke ngumye nicwe n'inzara bya bindi rero nagiretseho ndabigabura nkirira nkarindira igihe biza guhira neza ubu ujya ukaranga ujya ukaranga ntunabisubire reka kubera iki n'amavuta ibyo byose mugabo ikintu nakwemerera agace umuceri w'uraburiye ndetse ugahita utajya ukaranga agaceri kuki utajya ukaranga kuki utajya ukaranga kuki utajya ukaranga oya data ibyo se nabishobora ntabwo wabishobora nkiriho ngibyo murya ntabwo naba nkiriho naba narapfuye ibishyimbo bimeze bite impungure nseko twa nyuma ariko nsekura kubera amenyo nkarisha iki kagaceri nibyo byonyine ntumbaze ubugari yes reka twongere tuhasubize inshuti bakunze ba Iwacu Media nkuko mubizi turi muri gahunda yo kugenda dusura abantu hirya no hino hatandukanye tureba ubuzima abaturage babayemo yenda niba ari ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bubi abari mu buzima bubi tugashaka ikintu twabafasha nk'abakunzi ba Iwacu Media ndetse na societe nyarwanda muri rusange. Hanyuma uyu munsi rero twagiye gusura umusaza nkuko mubibona hano turi kumwe n'umusaza ukuze pe gusa akantu kantunguye mu byo yambwiye ubwo twaganiraga yambwiye ngo nawe ubwe ntago azi igihe yavukiye ni imyaka iri kwiranga muntu ntago ariyo baragereranyije kandi mu by'ukuri koko urebye kwiranga muntu afite imyaka 84 kwiranga muntu ariko umurebye uburyo physical buryo biragaragara ko ari umusaza ukuze. Hanyuma rero hano abayeho ubuzima busa nkaho butari bwiza ubuzima bugoye kuko aba mu nzu ya wenyine kandi ikindi akaba mu nzu iri mu masambu ikindi aba mu nzu iva inzu itameze neza mu by'ukuri aba wenyine nta mugore nta mwana ntago tuzi impamvu araza kubidusobanurira. Hanyuma reka ndeke kwizimba amagambo nawe araza kubitwibwira ni umuntu mukuru atubwira ubuzima abayeho ndetse nibaza akunda guhura nabyo turebe nk'icyo twamufasha nk'abanyarwanda. Iyi ni Iwacu Media nkaba Theogene mbahaye ikaze. Muze amakuru nanone ubundi rero jewe ikibazo ntuza n'ububabare mfite cyane cyane ibyerekeye n'inzu ese simbona ifite muze simbona ufite yarapfumutse ubu zirava neza pe hose amabati yashizeho kandi amabati n'aya kera dutangiye bibina niho nayubatse batangiye bibina niho nayubatse kuva ubwo kugeza na n'ubu iyo nzira cyaraho kandi uyibamo wenyine jyenyine umugore ari he ntawe ngira ntawe washatse se yarapfuye uwo nabyaranye nabyaye abana batandatu umwe arapfa hasigaye batanu nibo mfite nose ko nta n'umwe tubona aha ngaha bo bagiye he barashatse cyangwa bari mu ngo zabo barashatse bari mu ngo zabo bari mu ngo zabo none se nta muri abo bana bose washatse nta muntu ufite umwuzukuru yazamuka abana none se ubu nazana abakobwa bavukiye kuri nyina nkabazana hano none se ureba none se bavutse ari abakobwa gusa ni abakobwa
nta bahungu ufite umuhungu nawe w'ikimuga ni imfura yanjye. Mbwira abandi rero undi nanone ukurikira umuhererezi we yarapfuye niwe usigaye. none se ubwana butoya yabuzana? ntabwo yabuzana. Ntabwo yabuzana nanone. Nibyo rero. Nese muzehe ko umugore yapfuye ko tuzi ko umuntu ahita yishumbusha undi kugira ngo amusajishe, wowe kutishumbusha. Narabazanaga abagore bakagenda agahita yigendera bagahita bisubirira mu ngo zabo. nese kuki bagendaga? Kuki bagendaga? niba barazanye umwe babiri bakagenda, kuki bagendaga? ntabwo wabajije impamvu bagenda? kandi nkubwira yuko uwa nyuma mpita nsezera yantwaye umwana w'umuhungu. yatwaye umwana w'umuhungu amujyana Tanzania niyo umugabo we yarari. aze muzehe ndabona ukuze. wavutse nka ryari? wavutse ryari? ntabwo nakubeshya rwose aho ngaho. oya aho ngaho ntabwo nakubeshya. none se navutse byari kubanditse kugira ngo mbese menye igihe bandikiye. nabatijwe 59. muri 59 nibwo wabatijwe? niho nabatijwe intambara ihita iba. urumva? ariko urumva yuko nari maze kwiga amashuri abiri abanza. abiri abanza. abiri. niyo wari umaze bahita bambajije imyaka bahita banyirukana. ahubwo iyo bareka ngo nige n'uwa gatatu byari kugira inzira. byari kugira inzira. nturebe ubu, nturebe uko meze ubu. nzanye igitabo ntiwamenya ko nsoma. mbese urasoma? ariko bambwiye ngo usoma Bibiliya cyane. bambwiye ngo usoma Bibiliya cyane, gukunda Imana, ukunda gusoma. mbese mushobora gusoma. Imana ibwire Eliya ati amagambo uvuga nijye wowe yavuga, nanjye mu gusoma niwe unyereka. niwe nikwereka. busara umurongo muri Bibiliya ndahuma ngo nyoberwe inyuguti. oya ahubwo dore ikintu cyananiye ni amasengesho. amasengesho yarananiye neza, ntabwo bavuga ngo tujye guhabwa ukaristiya. nta sengesho mvuga, ni ukwicara nk'uko nguko nzicecekera. nese ujya ujya ku rusengero? ujya ujya ku rusengero cyangwa nyine uguma hano gusa? ni ukuza nyine mu gaterane tukakajyamo. nta handi nje. nta handi ujya? yaba ari ugusoma hari unjyana akashyira ku igare rye tukagenda. reka nese muzehe ikibazo cy'amatsiko hano ngewe nahageze nsanga uba wenyine, usanga inzu yawe iri mu masambu, nta bandi bantu muturanye. kubera iki? kubera iki waje kwitura hano mu masambu wenyine? no kubera iki? aho rero ushaka kumbwira mu masambu nagabanye n'umuntu hano. noneho tumaze kugabana ndabireba nsanga konsabure. maze kumusanga ndamubwira umva rero mfite abana, none se abo bana kandi uriya afite isambuye, nk'ubu urabona nzabigenzana. yarambwiye ati mbwira gusa ijambo rimwe. yarambaje ngo ese wabanye n'abantu? uwo ni ntuza konsabure wabanye n'abantu? na n'ubu nabasanze, na n'ubu turacyari kumwe nabo. naho nese muzehe ko nzabigira ibanga ariko ahubwo niwo utumye mbiga. nta n'undi wari unabizi. yarambwiye tuzabigira ibanga, kandi koko mukuza hano nta n'inyoni, n'abana banjye ntabwo babizi. none se muzehe hano ntabwo haba wowe wenyine ufite ubwoba? ntabwo uba ufite ubwoba? ubwoba? ubwoba bw'iki? aha hari ishyamba rirenze kamere, ariko naremeraga ngashoka epfo nkajya kubyamaho ukarinda kunkeraho. watinya ishyamba? ishyamba muri 70 hari ishyamba riteye ubwoba. nose hano uhamaze igihe kingana iki uri wenyine? hano hamaze igihe kingana iki uba wenyine? kuva muri 70 ubu ari imyaka tumaze. oya nyine kuva umugore wa nyuma agiye. umugore wa nyuma agiye muba muri iyi nzu nyine? wa mugore wa nyuma wagiye yagutwaye umwana yagiye muba muri iyi nzu cyangwa mwabaga ahandi hatari aha ngaha? bukeye bwaho nibwo namwubakiye hepfo hariya. n'abana banjye bazabona aho baba
nkubakira hepfo hariya bukeye bwaho abana mbabwiye bati ntabwo ugiye gupfa nibwo namuzamukanye twiberaho mu nzu yanjye umugabo we yaje adusanga hano aje kumucyura bahise bagenda ubwo none se muze ko numvishe ko ufite abana kuki batakwimiye ngo bakujyane mu midugudu wenda bakurane wenyine mu rugo mbere nyine babana bashatse numvishe bafite ingo batakujyanye ngo mudugudu mbere na mbere atari hano mu masambu se nari mfite umudugudu mbese umwana umwe nawe wiguriye ku giti cye uwo mvuga ngo rumwerereze n'uwitwa Matoroshi yabamuzi ariko abandi bo baramuzi nese muze wenda reka tunguze uburyo umwete twihute uvuga ngo ikibazo mfite ahangaha uvuga ngo hano haba wenyine sibyo none se ubaho ute icyo kurya amazi yabona ute uduko tubona gute hari abana baza kugufasha se ndaba baturanyi ubigenza ute nyine ubona icyo kurya kibona kugenda nta numwe nese amazi yabona gute iyo tugire wenda ubu ngubu turi mu gihe cy'imvura abo ngabo abana bakisesiye iyo iki byageze nibo bavoma nibo baza kukuvomera nibo bavoma abakisesiye nawe kandi icyabiteye nuko yavuye mu nzu ye wari waramushatse baratandukanye turi muri Denako we yahita yigira hakurya noneho bageze hakurya baba baratanye ageze ino ajya kureba iyo umugabo we abura agashweshwe nibwo yaje yicara hariya noneho ndabireba maze kubireba ntyo ndavuga intoya none se kwarushye nanjye nkaba nta kigenda reka nkwereke nibwo nabakiye isambu nyine dore akayira ngako kamanuka kakagera hepfo aho isambu igarukira hegitari ebyiri nizo nari ntunze ariko ubu ntunze imwe n'abana nabo narabahaye batunga imwe bose nta n'umwe nta n'umwe ubu se ninde ugutekera ubwo ninde ugutekera guteka ntabwo birapfubana biragupfubana none se ubu mbese niwe witekera none se wantekera ni nkande nagize ngo wenda noneho wanyeruriye ngo iki ngiki reka tubivuge sawa none se urambwira ngo uguteka wateka ni nkande ubwo nagize ngo wenda nk'abaturanyi bohereza umwana akaza kugutekera cyangwa umukobwa wawe akaza kugutekera none se nzana abana bakisesiya bateke bagateka bagahita bigendera nyine bakagusigira ibiryo biba bitetse wese ntashaka ko bateka nese afite umwana umwe nese ubu pe ujya mu ziko ukabasha gucana umuriro bagateka ibishyimbo yaba ari ibyo ngibyo byo ni ubwenda guteka ubu uritekera injira urebe ko nta safuriya ubu umenya gutora ibishyimbo urebe ko nta safuriya iri kuziko umenya gutora ibishyimbo ugashyiraho ukaza kugereka ukagira ndatekana singereka ndatekana ntora ibishyimbo ngashaka n'ibyo ngerekaho ngatekana ndatekana singereka none se ngereke ngumye nicwe n'inzara bya bindi rero nagiretseho ndabigabura nkirira nkarindira igihe biza guhira neza ubu uzi ujya ukaranga ujya ukaranga ntunabisubire reka kubera n'amavuta ibyo byose mugabe ikintu nakwemerera agaceri umuceri w'uraburi ndetse ubwo utajya ukaranga agaceri utajya ukaranga utajya ukaranga kuki utajya ukaranga oya data ibyo se nabishobora ntabwo nkiriho ngibyo murya ntabwo naba nkiriho naba narapfuye ibishyimbo bimeze bite impungure nteko twa nyuma ariko nsekura kubera amenyo nkarisha iki kagaceri nibyo byonyine ntumbaze ubugari muze ubu se
iyi nzu irimo ibyumba bingahe? Iyi nzu irimo ibyumba bingahe? Wiki. Iyi nzu irimo ibyumba bingahe? 4. 4? 4. Mbese warambeshye, iyi nzu irimo ibyumba 4? 4. To. Iki si kimwe. Kiriya si ikindi. Ibyo. Iri dirishya riri hirya yabyo. Hari ikintu ndaramo. Ubuse ntagiva? Ntagiva. Kandi nabikubwiye kare. Nase ubwo imvura iguye nijoro. Iranyagira. Irakunyagira? Iranyagira pe. Ariko se mbabarira nubwo hameze gutya mbabarira uhagarare hariya haze ndebere iki kirere cyangwa se undebeye hose ahagana hepfo nemeye icyo gihe bampaga udufaranga hariya nyine muri leta ya mafaranga y'abasaza si ya mafaranga y'abasaza uretse kuba nkubiyemo narayabonye ubwa mbere kuki se bagukuye? barayampaye da nibwo naguraga utubati dusakara ahagana hepfo hasigaye turahari hasigaye aya ngaya niyo yasigaye nta wundi ntomboye nese muzee imana yawe yarambonekeye ariko n'ubundi yarambonekeye mu kanya gato nta rero n'undi umva hano urebe ko imana yambonekeye na n'ubu nkayisenga nkayisaba icyo nshatse mu gitondo ndavuga nti imana ihoraho unyereka abanzi n'abakunzi niryo sengesho nahisemo none dore mumpaye ubu si imana se yabazanye oya n'ibindi bizaza muzee usubiza si imana imana yabazanye tuzanye kandi n'ibindi bizaza imana nibishaka uzaza nitabishaka kandi ntuzaza oya abakunzi rero bacu iyi ni sosiyete nyarwanda buriya mu kagenda ejo cyangwa kuwa gatatu ikinyarwanda kuwa gatatu ejo bundi ntacyo washobora muzee nta n'undi ushobora ikinyarwanda ntawe wabona ejo bundi rero ntawe wabona mu minsi mike n'abariya bayobozi impamvu mbiguha hari umuntu uza gitifu warino twahuriye nk'ahariya ndamusuhuza ijambo namubwiye ko yari agiye kumfunga kandi ari umutegetsi kandi nawe ubwo ndikweruriye nawe ugize wansubiza ngo biragoranye ndetse muzee nsubizaho muzee oya umva byose ndarikubwiye nsubizaho nkubwiye nti nawe ugize wahasubiza iki nanjye ntabwo nabona icyo nsubiza ntabwo nabona icyo nsubiza ngaho si icyo kinyarwanda se ni ikinyarwanda nawe ugize ni ukukuramutsa ni ukukuramutsa muzi icyo ni ikinyarwanda ni icyubahiro uba umuhaye si ukuvuga ngo mwaramutse cyangwa mwiriwe oya nawe ugize muzee none se turabona ubaho mu buzima butari bwiza urabona uribana tuvuga ko kurya ari ikibazo uzaze kare nzaze kare tuganire neza nzaza muzee nzaza pe nzaza ari nka saa 7 tuganire mpaka kugeza saa 10 sibyo uzamere nka padiri ariko na padiri yaraje twagiye guhabwa penetesi turavugana ati nzaza mu rugo ntiyaje yaraje nimba nkubone pe muzee reka nkubwire sibyo abanyarwanda baradukurikiye sibyo abanyarwanda baradukurikiye kuri social media baradukurikira kandi cyane sibyo ahubwo icyo nshaka kugira icyo bisaba icyo babwira icyo usaba abanyarwanda n'iki icyo ubona bagufasha yewe nzagaruka mu minsi iri imbere nzagaruka tugane neza sawa ariko noneho mbabwire noneho sibyo ko abanyarwanda hariya baragukurikiye hariya nyine kuri iriya kamera baragukurikiye abanyarwanda igihugu cyose n'abari muri Amerika n'abari hehe bose baragukurikiye abantu none ni iki wabisabira ukurikije ubuzima bayemo ko hano ufite inzu wambwiye ngo irava nta muntu ufite gutekera urambwiye ngo no kurya biragoye ngo nikeretse ari umuceri icyo kintu nditekera none nicyo wasaba abanyarwanda ako gaceri ndakigurira urumva ikintu nkeneye wasaba abanyarwanda mbese muri byose nkumva mbikeneye ni inzu ifuza ko basi bagufasha nibura nyine bakagufasha naho ibindi byose hari ibishyimbo
ntabwo nigeze mvuga ngo Mana ishobora byose njye gusabiriza, ntabwo navanga ngo njye gusaba, oya, njye kugusaba Imana ikora iki? Imana yagufasha. Aha ngaha mfite uwahinga tukagabana, ese uwo mugabane nawureka ngo nkunde mbigendere, nkunde mbone ibyo bampa? Muzehe, ubwo nyine icyo wisabira abanyarwanda basi nuko bagufasha wenda ukareka kuvira. Cyane cyane ni iyi nzu, mbonye iyi nzu isakawe nashimira Imana ako kanya, Imana uhoraho, na n'ubu kandi ndacyabivuga, Imana inyereka abanzi n'abakunzi, ubu ntinyeretse abakunzi, hari uwo navuga uriya yangiriye atya, oya, na mu gitondo iyo mbyutse ndavuga Imana uhoraho, unyereka abanzi n'abakunzi, gusa n'iryo sengesho nahisemo. Oya, ariko ni nabyo muzehe, nabyo ubwo rero abanyarwanda barakumva kandi baragukurikiye, nabo turabizi ko bagira umutima mwiza wo gufasha, ntekereza ko batazabibona ngo babyihorere gutyo. Umusaza avuze ko afite ikibazo cy'inzimuvira kandi ko kubera nagaragara ahantu aba mu kibanza cya wenyine, ahantu mu masambu, nta baturanyi baturanye ku buryo bamufasha mu buzima bwa buri munsi. Urumva ikibazo cyo kurya byose arabyimenyera, kandi hari ikindi kibazo nabonye, afite ikibazo cy'uko nta menyo afite nyine kubera izabukuru, nyine kubera gusaza. Urumva ko akunda kwirira umuceri gusa kuko ko ibindi ntabwo abishobora. Hanyuma rero nk'abanyarwanda, yaba ari muri Amerika, ari mu Bufaransa, mu Bubiligi, nk'uko mukunda kudufasha, twifuza ko mwaza kudufasha nibura umusaza, nibura akabona isakaro, yamara kubona isakaro nibura tukamushakira n'umuceri, niyo twaba udufuka 2 byaba bihagije. Hanyuma ikindi cyo yavuze ko nta kindi kibazo afite gikomeye, wenda ikindi kibazo ni ikibazo cy'amazi n'iki, ariko yavuze ko afite utwana tujya tumufasha. Hanyuma rero nk'abanyarwanda dukomeze tugere wa muco wo kuturanga wo kudufasha, wo gufasha abantu batishoboye ndetse n'abari mu buzima butari bwiza. Hanyuma njye nuko nsoje muzehe, harya nibajya no kubaza izina, witwa nde? Witwa nde? François Semandwa. François Semandwa. Ufite telefone? Nta telefone ufite? Nta telefone ufite? Akadata abe n'icyo gitekerezo, nari ntunze amaradiyo bahita bayiba, mpita ndahira ko ntazasubira kugura inzu. Okay, bakunzi ba Iwacu Media rero murumva ko afite n'ikibazo cy'uko nta telefone afite, kandi ni n'umusaza ntabwo ayishobora kuyikoresha. Hanyuma ubufasha ushobora kumugenera, yaba iyo 500 cyaba icyo 1000, byaba ibyo 2 byaba ibyo 50, cyangwa ushobora no gushaka kumugenera ubundi ubufasha bwihariye nko kumufasha nko kumuvugururira inzu, wareba nimero aho ngaho muri description, ndetse niyo ngiyo uri kubona muri screen, ukamwohereza amafaranga, ubushobozi bwo ari bwose wabona, cyangwa n'ubundi bufasha ushobora kumugenera bwihariye wayiduhamagaraho. Iyi ni Iwacu Media, Nkabatewogene.